twize ko website yubakwa twaranditse twize uburyo twamaze ibinyamakuru byacu ariko ikintu gisigaye ni gute twabikura amafaranga ni gute byava amafaranga muri challenge y'umunsi wa gatandatu muri challenge y'iminsi 7 ka turebe uburyo monetiza ikinyamakuru cyawe hari uburyo bwinshi ushobora kubyaza umusaruro ikinyamakuru ariko ubwa mbere nyine ni cash muri challenge y'umunsi wa gatandatu mureke turebe uburyo umonetiza ikinyamakuru cyawe ntucikwe iyi ni challenge muri challenge y'iminsi 7 welcome to day 6 challenge nizere kangaha bya website tumaze kwisobanukirwa uburyo website z'ibinyamakuru zikora uburyo zunguka uburyo wamamaza uburyo ukora post iri professional ni uzanga hari Notion hari utuntu maze kugukura bose ngo uri umu expert agati tumaze kubona uburyo bigenda maze kumva neza zirimo maze kumva uri interested cyangwa se ntabwo ukiri interested abari interested bageze ku munsi wa gatanu muri interested bivuze ko muri sure deal tuyana no kureba monetization tugiye kureba ni gute wa monetize website yawe uburyo ibinyamakuru bibonamo amafaranga so hari uburyo bwa monetization nibwo tuza kwibanda mwahangaha ariko hari n'ubundi buryo bwinshi hari icyo bita affiliate marketing hari gukora brand deals kuba bindi bigo bya wakamamaza ibigo waye umaze kugira audience nini cyane hari kuba wagurisha product zawe hari kuba niba ufite content zikunzwe cyane kuba abantu bagura subscription bitewe na content yawe kuba abantu bakishyura subscription ariko ngiye cyo nzago twibandaho ni Google AdSense reka manze masobanure Google AdSense icyo ari cyo ubundi 87% y'amafaranga Google ibona yakura mu buno buryo bwo kwamamaza buriya Google ni marketing ni digital marketing agent ni ikigo cyo cyamamaza uti gute no kuvuga hari aba business hari abantu bagiye batandukanye baba bashaka kwamamaza bashaka kunyamamaza nabo bashaka kwamamazaho icyo gihe rero baraza bagasanga Google kabibwira ati twebwe turashaka ko mutwamamariza mukatwamamariza kwa kubano bantu runaka kavuga imyaka yabo akavuga ibyo bintu bakora bakavuga ibintu aho abantu baherereye akavuga location behavior interest ibintu byose bigiye bigizwe bitandukanye muri buka rero Google ni imwe muri platform ifite amakuru y'abantu benshi cyane nta muntu kuri hano waba nkurikiye nta muntu maybe kwisi Google idafitiye amakuru runaka muri buka dufungura Google account twaravugaga ngo ukavuga amazina yawe imyirondoro yawe telefone yawe ahantu herereye ibintu ukora none n'ikindi birabyo tuba twa-uploadinga muri Google ari ama-email twohereza ibintu byose twandika intu ujya gusacinga kuri Google birabyo bigize ute irabibika mu byo twita ama-caches n'ama-cookies irabibika none rero yaje umuntu uri gushaka kwamamaza ku muntu umeze nkawe YouTube Google iragenda igafata nyine ikagira ute ikagutoranya muri ba bantu bagomba kubona ya adverts ya Google nuko Google igira ute ibonamo amafaranga ishaka kuvuga iki kambaye nk'urugero katujya nganga ku website bita mucuruzi.com so mucuruzi.com muri kubona kano kantu bita ngo now available in the server banako ibintu muri kubona ku website ya mucuruzi.com ni ibintu bijyanye n'irwa nshakisha online aida ni bijyanye na website aida murabona ko ari bijyanye na AI aida murabona ko ari bijyanye n'ibintu bijyanye na AI rubango hari umuntu ufite platform ya AI yishyuye Google ngo Google izanyamamazeho okay nuko nguko rero bikora noneho rero ukibaza uti ko ndi kubona bino bintu biri kuza muri website ya mucuruzi.com cyangwa se igihe.com cyangwa se umuryango.com cyangwa ahandi hantu uyu bo bungukute nukuvuga ngo Google izapatanaringa n'aba content creators n'abangaba rero nibo bazira abana b'ama website akaba ari zaji pricing bya bintu abantu baza gusacinga ibintu nukuvuga ngo ya mafaranga twishyuye ya mafaranga mukire yishyuye Google izayagabura na nyiri n'uyu mucuruzi
nukuvuga uko agira abantu benshi baviewing barisura website yiwe bagakirikaho ni nako amafaranga azagira ute ni nako Google izunguka ikabona amafaranga na mucuruzi still nawe akabona iki akabona amafaranga. You understand? Naho ngaho bizira hari umuntu runaka uza kuza kwamamaza kayibiha Google nawe hari abantu bafatanyije muri plati mu cyo twita AdSense program. Abantu nabo baba bafite ibintu publishing ino bandika ibintu bandika nibyo Google iza kugira ute kwamamazaho barangiza bakagabana amafaranga. Aho rero niho nawe uzira kino kinyamakuru cyawe. Noneho kino kinyamakuru uragenda wa applying kuri Google ni kwa approvinga izagicisha amatangazo hano nurangiza izagikwishyura. Uko usugwa n'abantu benshi cyane niko izagira ute niko izajya igira ute ikwishyura amafaranga. Ibi ngibi ntago ari inkuru mbarerano ibintu arabikoze imbifasha abantu ibigwera 2017 kuri kaminuza nabikoraga. Ibi ntago ari za scam ngo birakora. Of course it's a business nabyo bigira negative effect cyangwa se pros and cons. Kama cons cyangwa se disadvantage nuko nye niba usurwa n'abanyarwanda cyane uzabona udufaranga dukeya. Ahubwo n'ibintu bya bisurwa n'abantu b'i Burayi muri Amerika uzabona amafaranga menshi. Uti kubera iki? Kubera ko nyine urumva abantu bari i Burayi bazabasha kurana n'amatangazo bakora action. Mu gihe abantu ino muri Afrika twege turayareba nitugira action dukora. So ari amafaranga menshi uzabona na impression. Niyo mpamvu iyo wakoze SEO website gatanya gusuka n'abantu batari abanyarwanda cyane b'i Burayi muri Amerika, Australia na Asia nyine bira bihugu bikora action online bira bigura ibintu online nibwo amafaranga azagira ute aziyongera. Ikindi kintu nugira views nkeya amafaranga yo rwose birumvika ko amafaranga uzabona. Ikindi ngumba mfitiye ubugobo n'umuvandimwe nkamukirikira inshuro nyinshi cyane nsingira action ngo nashobora gutumira AdSense bazigira ute wazimwaka. Ntago ari byiza kuza kuri website ngo ukandeho umukandireho utagiye gukora action kubera ko byamuteza ibi bazo bakaba bagira ute bayamwama. Ikindi ni zingaruka z'amaragiye monetization yabaye igira ute monetization yabaye bakudemonetiza rwose baratudemonetizaga cyane bitewe n'iki bitewe maybe washarinze biri extra maybe abantu bagukirikiyeho cyangwa nabwo ukuntu twakoraga amadega ariko ubu ntabwo twabikubona nta muntu akifuza kubikora. Ugafata VPN ukishyira nk'iburayi ukajya kuri website ukajya kuyikirikaho kugira ngo ureke wabona amafaranga. Ibyo bintu byose nta makosa abantu bagenda bakora which is very wrong. None ubu ngubu na technologies yariyongereye Google ishobora kubona ko nyine uri kwikirikiraho cyangwa se ibintu bitari iriyo kora kwaje amarobot abasha kubi detectinga neza cyane. So noneho reka mbere ku buryo wakapplyinga kuri Google AdSense bimaze kubisobanukirwa uburyo amafaranga abonekamo. Nongeye kureba ariko murabizi ko kuri YouTube amahadi mu Rwanda tagaragara ariko kuri website aragaragara. Niyo mpamvu sinzi abantu bashyira ingufu cyane muri website muri YouTube kandi mu by'ukuri kuri Google no ari amafaranga. Kandi buriya Google ishobora gukora amafaranga menshi kurenza YouTube. Ikindi cyakabaye ntabwo kwandika bivunanye nko gukora ama video ku editinga bla 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 byinshi. So sinzi impamvu. So no tugiye kugira ute tugiye kwa applyinga kuri Google AdSense. So ndakonsidaringa ko website wayikoze neza. Iri inkuru zimeze neza. Zifite ya SEO. Nibuze hano ujya kwa applyinga umaze kugera nk'inkuru 50. Nibuze umaze kumaraho nibuze amezi angaya amezi nibuze minimum amezi 3. Warakoze ibintu byose nababwiye warakoze SEO warapublishinze ibintu byose. Ikindi nabagira ni byiza urabona ko turimo turakoresha domain name ya Blogspot. Iyi Blogspot ni free. Ibintu ni ugiye kubikira ku rundi rwego ngi nakugira wagura hosting cyangwa ukagura domain name kuko hano iyi blogger irimo irakoresha Gmail 15 za Google yawe. Rero ugiye kubikira ku rundi rwego washora ugashoramo ukagura domain name wazanga kuri Free Innovators ukayigura cyangwa ukanyandikira ngagufasha kuyigura
kuko ni .com ni 19 wenda ukagura na hosting ya 39 niba ugiye kubikira ku rundi rwego nyine umva ugiye kubikora nka business ariko nimwumva uri kwitraininga kuko iyi nitumara kuyimonetize ibaye monetize numara kuyimonetize imeze gutya ntabwo uzaza ngo uyihindure bizakunda kuko nyine urumva niyo domain name izaba iri monetize ni iyi ngiyi ya blogspot izaba iri monetize nta kindi kintu wabikoraho but nayo iri monetize niba ubona ino zina ari ryiza wumva wabikuye nta kibazo bigutwaye kubona nyine blogspot birangizwa na blogspot nta kibazo bigutwaye wakomeza nta kibazo ariko inama nakuye niba ushaka gushyira ku rundi rwego gira ka small investment ugure domain name na hosting noneho uyihosting website yawe neza noneho uzajye ugira ute utangire ukorere amafaranga so reka suppose ko wanditse nibuze inkuru 30 umaze amezi 3 ukora neza upostinga buri munsi ibintu bimeze neza biri clear none ka mbere ku buryo wagira ute uburyo wajya ku monetize uzazanga winjiye muri dashboard yawe ya blogger ntabwo uburyo winjira muri blog uzanga kuri winjira muri Google yawe ukazanga kuri tuno tudomo ngo Google app utuzi 9 ukazanga muri blogger ukahakanda bitakuza muri ya dashboard yawe so ushaka kureba website yawe uzazanga kuri view blog wakande izatakizanga uyirebe uyitegereza so no mu kumonetizinga uzazanga kuri earnings uzanga kuri create AdSense wakande adakwa kuzana ahangaha get started urabona ko website yawe yamaze kujyamo hano ubyemeze kuzajya ubona amakuru ya Google AdSense ngo send me a customized help iyi urahitamo territory y'ahantu herereye uvuge ko ari Rwanda yes nurangiza uzanga bino bintu wabisoma ariko si ngombwa nurangiza ugira uti I have read a service agreement nurangiza uvuge ngo start using AdSense so nukuvanga akakanya ucreatinze Google AdSense noneho kazanganga let's connect your site so uraza ukomeza ahangaha next ownership wayicreate urakora ahangaha handitse ngo request review ugikana ahangaha ngo request review waapurayinze kuri Google AdSense niba utizeye uretse gukanda ahangaha niba utandika za nkuru zawe zimeze neza ziri clear so wanyandikira kandi urugendo tuzarugendane ku muntu ubishaka uzajya ukora inkuru zawe mu sharing turebe nzagenda mbafasha nzareba amakomenti nzongera nkore video yindi izindi video zindi zigena zibafasha kuzagiza igihe abantu muzagira ute muzaba monetize so ni ibyo ngibyo that was about Google monetization umunsi w'ejo rero ni ibibazo n'ibisubizo nzagera nsubiza ibibazo nagiye mbona mwagiye muhura nabyo kubaka website kuri SEO ngo hosting kuri hosting ibintu byose umunsi w'ejo ni question and answer niba ngombwa nzakora live nsubize nkoresheje live kurenza kuri coding bye bye but ngusaba kora sub sharinga commentinga baza joininga WhatsApp group shaka abashuti bawe bari kuri abana muri kuri kaminuza abana murangije segonderi abantu mushaka side hustle abana mubasharinga abantu babibone kugira ngo dufashe abantu benshi ngiye nkuko nababwiye inyungu ziri mu gufasha abantu benshi nindafasha abantu benshi nta nyungu nzabona so rero mumfashe tugere ku bantu benshi tubafashe nibwo tuzabibyazamo umusaruro ngaho rero mugire ibihe byiza
ndabakunda cyane.